Turabasuje inshuti mukuri ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda indangakiganiro mumaze kwimenyera. Uyu ni umwanya ni urubuga twakiramo abanditsi b'ibitabo. Uyu munsi dufite umwanditsi Nyirishema Celestin, n'umwanditsi wibanda cyane cyane ku bitabo bigaruka ku mateka, bigaruka ku muco w'abanyarwanda mu gihe cyo hambere, agamije kumurikira abariho muri iki gihe uko abanyarwanda babayeho, uko bashyingiraga, uko bayoboraga igihugu cyabo, ibyo baziraga, ibyo baziririzaga, ibyo byose ubisanga mu muco. Igitabo cye tugiye kuganiraho, kimwe muri byinshi yanditse, ni igitabo yise Amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya. Amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya. Insigamigani hari abazizi bazi n'uwazanditseho mu gitabo kindi cyitwa Ibirari by'insigamigani. Uyu munsi rero igitabo dufite ni icyo ngicyo, Amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya. Turaha ikaze umwanditsi ari we Nyirishema Celestin, ikaze mu kiganiro. Murakoze. Wahisemo kwandika rero ibitabo ku mateka, kuki ku mateka? Nyine buryo umuntu yandika bimurimo, birazwi ko nta gihugu gishobora gutera imbere kitubakiye ku muco wacyo. None mu byo twakora byose kugira ngo u Rwanda ruzatere imbere, ibintu dufite mu muco wacu tugomba kubanza kubizikura, tukawumenya, tukabona kujya mbere. Kubwo urukundo rw'igihugu cyanjye no gukunda umuco wanjye no gukunda nyine abanyarwanda, nifuje ko ibyo namenya ku muco w'abanyarwanda nabyandika, bikazafasha nyine abantu nk'uko wahoze ubivuga, abazadukomokaho bakabona aho bahera bazamura igihugu cyabo. Yego. Amateka y'u Rwanda mu nsigamigani arimo cyane ku buryo ariyo domaine wahisemo kujya mutagiye mu bushakashatsi bundi? Iki ni kimwe mu bitabo kugeza ubu 5-6 maze kwandika. Hari ibyo nanditse bitari insigamugani. Ni kimwe mu bitabo rero nanditse cyitwa Umurage w'u Rwanda, Amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani. Icyo abantu tuzi nk'insigamugani badusigiye tukaba tugomba kukimenya. Icyo rero kibitse mu rurimi tuvuga rw'Ikinyarwanda, ko tumenya aho imvugo iyi ni yakomotse, tukamenya umuco w'abanyarwanda, tukamenya noneho n'amateka ibyo nzira ibyo byose byanyuzemo. Muri ubwo buryo rero ako ni agace kamwe ku muco w'abanyarwanda ashatse none kunyuramo ngo ngeze ku banyarwanda nyine ibyo murage dufite. Mwita nyine umurage w'u Rwanda twamenya tunyuze mu nsigamugani, ariko nanone zikaba insigamugani nshyashya zitandukanye n'izo muri hano yanditse. Arimo insigamigani nshyashya turazigarukaho mu kanya, ariko nanone umuntu yakubaza, ese ko icyo gihe abantu bavugaga bigasiga umugani, uyu munsi abantu baracyavuga ku buryo byazasiga umugani mu gihe kiri imbere? N'uwo munsi baravuga. Ndabikurikirana. Hari n'uburyo wumva se nk'abantu bavuga ati twaje mu Kigare. Ntabwo muzi ko ari umuntu wari warahungiye muri Kongo, none bakamaze ko yaje avuga ngo haje ngo ikimodoka kiraza ngo Kigare tuzamo, none imvugo irahinduka ngo twaje mu Kigare. Uyo wumva ngo twagendesheje. Ubiko umuntu wo mu Ruhengeri muri myaka za hafi 90 isuri nkangu yatwariye imirimo, ngo nanjye nagendesheje ibintu, ariko wabonye ko byanditse imvugo muri iki gihe umuntu akavuga ati naragendesheje. Muri iki gihe nabwo insigamugani ziba zihari, ariko akenshi byagaragaye ko imvugo igira agaciro cyane, cyangwa se umuntu agira agaciro cyane iyo yapfuye yashize igihe kirekire. Itandukaniro z'izingizi cyenda ko wazisomye zose, niba warazisomye usanga ko ni irivuza umukuru. Usanga ko insigamugani hafi usanga ifite ahuriye n'umwami, ari ikintu cyabereye bwami, umwami yavuze cyangwa se umutware w'umwami. Mwene mu magambo aramenyekana cyane, akinjira mu rurimi kurenza avuzwe na rubanda rutamenyekana birumvikana. Harimo nayo muri rubanda, kuko nka rubanda
nawe umuvugaho ngo witwaga Rubanda wari utuye yego ari umutware w'umwami nawe azwi si ukuvuga ko wari umuntu usanzwe. Akenshi isigamigani rero kuri wowe ni amagambo yabaga yavugiwe mu gitaramo cyahakomeye. Mu by'ukuri hari icyo abantu bitiranya. Isigamugani ni abantu, ntabwo ari umugani. Ni abantu basize umugani. Abantu basize umugani nibo bitwa insigamugani burya. Nibo insigamugani. Noneho abo bantu basize umugani rero tukavuga n'umugani yasize nuko yawusize byagenze. Kandi rimwe na rimwe ntanamenye ko imvugo yakoresheje cyangwa ibyamubayeho bishobora kuza bagiye gusigara babihe. Ntabwo bimenya. None se nk'ibi bintu wagiye ubikura he ko uragenda uvuga uti ibi bintu byabaye ku ngoma ya Ruganzu hayingayinga umwaka w'700 1400 ibi bintu ukureba kuri televiziyo yarabona imyaka ufite wabikuye he? Birumvikana ko nta wabivuga amateka y'u Rwanda wayavuga wese si ngombwa ko aba yarari ku cyo gihe. Niba tuvuga amateka n'ibitabo byanditse ku mateka y'u Rwanda ubona ko tuvuga ku bwa Gihanga twavuga iki byumvikana ko cyari imyaka 1000. Nta muntu wayatubwira nk'uwari uriho. Nkuko bisanzwe bizwi mu muco w'u Rwanda nuko abantu bagiye bahererekanya amateka mu buryo bw'imvugo. Ubwo rero muri ubwo buryo nkuko wabibonye mbese mu itangiriro ry'igitabo nagiye nerekana amasoko nagiye mvomamo. Cyane cyane hari amasoko abiri. Hari amasoko y'ibitabo byanditswe n'abandi ukavuga ugasoma uti kana kavuga atya nukamenya uwo muntu wavuze ibintu bwa mbere umva ko n'uwabyanditse nawe yabyanditse arabwiwe n'abandi. Ubwo nkayereka nk'isigamugani ariko nkayisobanura cyane nkurusha n'ibindi bitabo cyambajije abandi bantu. Indi soko ya kabiri rero ikaba iy'abantu bari bashaje igihe nashakashakaga kuko zinazegereje guhera muri za hafi 90 ku basaza narinzi ngenda mbabaza. Ariko nababajije kenshi mfite za sigamugani za kera ngira ngo numve ko bajya bahuza zanditswe na muri hano. Rimwe n'ubwo ugasanga insigamugani uko yanditswe tuvuge nk'urugero nk'iyo muri hano yanditse avuga ngo inkuru yabaye Kimomo. Nkabaza nk'umusaza kugira ngo numve ko abizuko. Ugasanga ahubwo arayimbwiye ngo inkuru y'imvaho ngo ni inkuru y'imvaho. Ugasanga ikirari muri hano bamubwiyemo ngo ni inkuru y'imvaho njye ndakiyimbwiyemo ngo ni inkuru icyo muri hano bamubwiye ngo ni Kimomo ngewe ngikurikiye nsanze bakimbwiye ko ari inkuru y'imvaho. Icyo gihe nkamenya ko iyo migani ifite isoko imwe ari ibiri. Muri ubwo buryo rero urumva ko nabaje nanjye abandi bantu batabajijwe n'uwo nguwo muri hano menya bari bo baranditse hano. Ariko kuri iki kiganiro bakeneye kuba mubwira kuri iki kiganiro hano nanditsemo abantu 4 mfite n'izindi nyinshi cyane ntarasohora bene zo bakaba hari inyegeranya. Ariko noneho abo 4 harimo umusaza ubanza nkomoraho zigera kuri 27 witwa Kaje Deogratias. Uwo ni umusaza wapfuye mu 1988. Mubazi afite nk'imyaka hafi 100. Noneho rero izo namukomoyeho rwose zira kuri 27. Akaba ari ibintu ubwe yiboneye oya nawe yagiye akurikirana. Urumva ko abanyarwanda kera icyo bigaga n'amateka y'u Rwanda babaga ari mu bitaramo ababyeyi bakababwira iby'umurage w'u Rwanda mbese ntabwo bavunikaga nkatwe tuya kwiga imibare ubugenge bigaga amateka y'u Rwanda urebye cyane niyo bigaga gusa noneho gutuma ugasanga ko bayazi nabo bayazi cyane. Ubwo rero muri ubumenyi nibwo bamvunguriyeho ndabyandika icyo gihe. Undi ni uwitwa Mushokambere Unidas nawe no mu karere ka Ruhango muri iki gihe muri za 88 mubaza irafite hafi imyaka 90. Hari n'undi witwa Mugurira Ezekiel ni umusaza wapfuye mu kwa 2 umwaka washize yagize imyaka 100 nawe yagize nk'izigira ku 11 ambwira. Hari n'undi musaza witwa Kanamugire Fenani wanareho agize imyaka 80 nawe urazibona ambwiye zigira ku 9. None izindi rero nagenerekana ibitabo nagiye nzikuramo nk'ubu ugasanga nk'umugabo wenda witwa Derimas umuzungu aranditse yandika nko ku batwari batwaraga mu myaka ya 50 ati amutwari kanaka ukomoka kwitwa Rukoro. Rukoro umwe wavuze ngo bakomora ngo barabice nka Rukoro. Ubu nkamya ko insigamugani nko kurikirana Rukoro mu mateka
no nkandika ikirari cye nyine we akabisigamugani ukayisanga muti isigamugani ivuga ngo warabica nka rukoro ukamenya aho yakomotse. Urakoresha amagambo twamaze kumva, insigamugani ni umuntu. Isigamugani ni umuntu. Ikirari cyo ni iki? Ikirari ntacyo nize nandika jewe, ariko wenda mu magambo twavuze nabivuze. Ikirari ni inzira, inkora aho ibintu byanyuze kugira ngo bigire aho biri. Nka wanditse ati ibirari by'insigamugani, we yashatse kuvuga ati insigamugani iyi niyi yanyuze aha n'aha kugira ngo umugani uyu uvuke. Aba basaza se muganira bakubwiraga ko kuba ibyo bintu nabo baragiye babikurikirana bakabimenya ku buryo babisobanurira n'abariho iki gihe, babikomora kuki? Cyambere babaga baba mu itorero. Cyambere harimo babiri babaye ibwami kwa Musinga. Abo ni nka Kaje de Gratias yabayeyo, na Mugurire Ezekiel yabayeyo. Ariko icyo kinini yakibayemo ku Rudahigwa. Abandi nababaye mu batware babiri. Na Kanamugire Venanti we rwose yabanye na Rudahigwa cyane ariho n'ibyo nababwiraga. Yaba ari wagutekerereje ya Niwima Nzimuka, harimo insigamigani. Yayimbwiyeho nubwo atari wayimbwiye bwa mbere, ariko urumva aho yumva ikintu kimwe hariya cyane ko yabanye na Rudahigwa niko waruvuze, kandi Rudahigwa akaba yaragiranye ayo makimbirane n'uriya mugabo. Izo kuza Rudahigwa zose nanditse no kumva Musinga kugira ngo nyandike burundu, ndabaza nkongera nkamubaza nubwo nayumvise ahandi kugira ngo numve rwose ko bahuza. Iyo ukurikiye ari izo nsigamugani, ari ibyo birari by'insigamigani, iyo bikurikirana wowe nk'umuntu nibwa kutandika kugira ngo gusa abantu babisome, ubonamo ubuhe buryohe bwabo bw'umuco bwabo bw'amateka? Icyambere no kugira inyungu yo kuvuga ibyo usobanukiwe, kuvuga usobanukiwe. Niba mbwe umuntu ngo yavuze ukavuga na Kari Murori, akoze na Kari Murori nagaki, ushobora kumbwira uti Kari Murori nuvuga ngo yamaze amabanga yose, nta kintu yasiga byose yabivuze. Ariko biba byiza iyo unamenya amavuna amavuko y'iyo mvugo, noneho uzajya uvuga usobanukiwe n'ibyo uvuga. Babyumva muri ubwo buryo. Icyambere bikugisha ururimi, kumenya ubusobanuro bw'ibyo uvuze, bikugisha amateka, kumenya inkomoko y'ibyo uvuze, kandi bikakugisha n'umuco kuko umenya uko byari byagenze muri Abanyarwanda uwo mugani ujya gucibwa. Urumva ko byigisha ururimi, byigisha umuco, bikigisha n'amateka. Nshuti mukomeje gukurikira iki kiganiro, usomye insigamugani ugasoma ibirari byazo, arabivuze neza Nyirishema Celestine ati bikwigisha umuco bikakwigisha n'amateka. Mu kanya turashaka kumenya ngo ni uwuhe muco urimo n'ayahe mateka arimo. Murakoze. Tukugarukeho utibyigisha umuco, ni uwuhe muco urimo? Umuntu asomye urugero inkomoko y'inyana, ijambo y'inyito y'imivugire ngo inyana y'imbwa, buri umuco urimo n'uwuhe? Inyana y'imbwa hano warabyanditse. Icyambere cyo dore ku rurimi, iyo umuntu avuze ngo inyana y'imbwa wumva icyo avuze, wumva ko gusuzuguye. Yavuga ati wamenya amateka yayo, ukamenya ko uwabivuze bwa mbere atavugaga inyana nk'inyana y'inka, nkuko avuze ngo ni inyana y'imbwa, kuko inka ntibyara imbwa, ahubwo icyo yaravuze ni inyana yo gushyondeka umwana, inyana y'imbwa. Tukamenya duti ni Nzigiye wabibwiye yitwa umuhungu wa Nyiragahenga Munigantama. Noneho rero icyo yabivugiye ni uko yaramusuzuguye kubera ko se ari ntamenyekana, nubwo yaramufite ariko akaba yaramenyekanye bitewe na nyina wari umuja w'ibwami. Noneho nubwo umuntu ari umuja w'ibwami, mu Kinyarwanda bati kose atamenyekanye kandi anariho hakamenyekana nyina, noneho akamusuzugurira ko ari umwana wamenyekanye bitewe na nyina. Urumva ko Abanyarwanda bafite muri uwo muco wabo, barafitemo bwa buryo batanganisha umugabo n'umugore. Urumva ko uno umuco w'Abanyarwanda niyo dukosora duhera aho ngaho tukavuga tubiringanire bagomba umuco w'u Rwanda bitagenda neza, none uyu munsi tugomba gukosora wenda. Ariko urumva nyine ukosora uhereye ku byari mu muco bizwi,
noneho hakabaho ubukangurambaga kugira ngo bibe byahinduka. Urumva ko ni mu muco nyine. Bigasiga uwuhe murage amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamugani? Ugenda ugaruka ku by'abantu bavuze bigasiga umugani, by'abantu bakoze bigasiga umugani, ariko bikanagaragaza ko abanyarwanda muri icyo gihe bari bafite uburyo bwabo bwo kuganira, byaba ibyo banenga bakabinenga mu rwenya ariko bakabinenga, byaba ibyo bashima bakagira uko babishima. Uyu muco wo kuganira w'urwenya uracyawubona? Abantu ntabwo bakiwufite neza. Byaciwe n'iki? Byaciwe nuko urabona kera abantu barererwaga mu itorero. Mu itorero bigiragamo kuvuga, bakigamo no kutarakara. Umuntu yagusesereza cyangwa se ibyo aguteye ubuse nturakare. Naho abubu keretse ko abanyuze mu mashuri bo birashoboka. Noneho kera rero ijambo ryiza ryamenyaga gukiza umuntu. Nubwo waba uvuze nabi ariko ukabivuga mu buryo bwiza, bakavuga turavuze ko bakugororera. Muri iki gihe iyo waba unenze nk'umuntu ntabwo yihangana nk'icyo gihe, cyangwa yumve ko yagushimira ubuhanga bw'amagambo ukoresheje, ahubwo yarakara. Uwo muco w'Abanyarwanda rero wo kumenya ijambo ryiza, kumenya gutarama, kumenya guterana ubuse, ntabwo muri iki gihe bikiriho cyane. Sinzi yenda bigarutse ko bitagira akamaro Abanyarwanda. Ariko iyo mwandika kuri iki gitabo, ari uwasomye igitabo cya mbere cyanditswe na Benedicto Murihano, ari n'usomye ibi bitabo byawe wowe Nyirishema Celestine muvuga ku nsigamigani n'ibirari byayo, muhitamo kuvuga uko ibintu byagenze mudashyizeho icyo turi bwite kujora kwanyu, critique, ni ukubera iki? Uko biri kose iyo uzitara uzishaka ugomba kubanza kubona amakuru yuzuye, yenda yuziguha ukabanza ukayakira. Noneho wenda nkanjye ko kumwihariko ko nabigenje, iyo ndangije kwakira ibyo umuntu ambwiye ndeba ko bishoboka, kuba kenshi bakubwira ibintu batanamenya neza ingoma zabyo, batanamenya guhuza ibihe. Noneho bazimpaye nyashakisha mu mateka, nkareba ko ibyo bintu bihura. Nasanga bidahura nkareba uburyo mbihuza, nkavuga hano ubu yaribeshye, cyangwa se nkabaza n'undi muntu. Muri ubwo buryo rwo kujora nta kuntu umuntu abura kujora, turajora. Ndabivugira ko tuvuge nk'uwo mwari muvuze ngo Muniga Ntama mu nsigamugani ye harimo ko yagiraga ingeso yo gusambana. Ukabivuga ukagaragaza aho yagiye iyo ngeso ikamwirukanisha ku kazi, ukagaragaza aho yageze bakamucumbikira ariko yangese ikongera ikabyuka, warangiza ukabiduha ukagarukiraho gusa, ntuvuge utariko bantu bikigiye muzasoma ibi, iyi ngeso nimbi. Kuki utiprononsa ngo uvuge uti ingeso nimbi, ugira icyo uyivugaho? By'ukuri ntabwo ibi bintu yenda ntabwo ari ibibwirizwa, ntabwo ari ibibwirizwa, sinandi masomo ntaga. Ndiho ndakira ibintu nkabikugezaho ko inkuru yagenze, nkuko namwe muvuga amakuru. Ntimavuga ko mwayabonye se? Hari komantere mu gihe uvuga ngo mujye mugira gutya na gutya. Oya muyatubwira ko mwayabonye, nanjye hanga nuko nabibagejejeho, nari umuntu akirebera. Nta nusanzwe abiwe ko gusambana ari bibi, nta nusanzwe abiwe ko sida yaciye ibintu. Ahangaha rero kigamijwe ni ukumenya umuco w'u Rwanda w'Abanyarwanda unyuze mu nsigamano basize imigani. Niwo mugambi mfite, niwo mugambi nakurikiye nandika iki gitabo. Hanyuma nanone muri izi nsigamugani usanga nyinshi zarasizwe n'abagabo. Nuko abagore batavugaga, nuko abagore nta dutendo, kankoresha ijambo abana bato bakoresha muri iki gihe. Abagore mu muco wa Kinyarwanda nta dutendo bo bakoraga ku buryo twasiga umugani. Ntabwo ari zose, ntihaburamo nk'icumi muri izi jana zaba zifite isano n'abagore. Ariko kandi n'ubundi 10% ni ibintu bike, ni nk'ibisanzwe mu buzima bwose bw'Abanyarwanda. Hamenyekana abagabo kuva kera. Murabizi n'abana bitirirwa abagabo, habagiye n'ijambo ushobora kuvuga n'umugore kitirirwa umugabo. Niyo mpamvu muri iki gihe hari imvugurura amatwara yuko n'abagore bagomba gushyirwa imbere mu buringanire. Ugasanga ati mu nteko noneho ntabwo tuzongera kubaheza, turaha imyanya iyi n'iyi itayegayezwa. Ni uburyo kuzamura nyine abagore, ariko mbere ntabwo nyine bari bazamutse. Byari mu muco yuko abagore batamenyekana burya, ntabwo bamenyekanaga cyane. Muri iki gihe uruhererekane mvugo
ruba ruke kubera ko abantu bamenye kwandika, abantu bamenye nk'ubu turaganira ababishinzwe bafilima, ukeneye kongera kumenya ibyo wavuze wakongera ukabisubiza inyuma ukabireba. Muri iki gihe abantu bavuga nabo bakaba bavuga ibintu bikomeye, ariko ugasanga nta muntu ubyitayeho, ntimubona ko hari igice kinini cy'umuco gishobora gutakara, kandi abantu nanone hari ibintu bari bavuze kandi byagira umumaro mu gihe kizaza. Gusa hari ibintu biba mu mico y'abantu bose ku isi, icyo bavuga ngo nta muhanuzi uhanura mu b'igihe cye, nta n'uhanura iwabo kenshi. Ushobora gusanga amagambo abantu bavuga ubu agira agaciro hashize iminsi, abandi ngo kana undi yavuze gutya bivuga nguko. Usanga kenshi uwo muco ukunda kubaho, naho abantu bavuga muri iki gihe haryo uvuga ufite n'abakurwanya benshi ntibumve ibyo uvuga ko bifite n'agaciro, ariko mu minsi iri imbere bakabona yenda biriho birasohora ibyo wavuze, bati kandi kari yabivuze bagahita hinduka insigamugani, yari yaranabivuze gutya na gutya. Ibyo rero biba mu muco w'abantu. Na Yezu uziko abigihe cye batabonaga ko yasiga umugani, ariko uko iminsi igenda ihita muri Yezu yagiye aba insigamugani nawe. Hanyuma Nyirishema, igitabo cyawe amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya, uravuga ko ari igice cya mbere kirimo insigamigani 100. Cyagufasha igihe kingana iki kugira ngo uzitegure uzandike? Sinzi niba kuva nazitangiye muri za 80 ndi umwana muto niga mu mashuri yisumbuye, ngira ngo gusa ndebe niba ibyo batuje mu nsigamugani za mbere abandi basaza batagezweho batanabizi ko bahuza cyangwa se bakongeraho izindi. Ubwo rero mvuze nabitangiye muri za 87 na 6, nkavuga ngo maze imyaka hafi 30 naba nkabije cyane. Icyo gihe naziteguye muri iyo myaka nk'umwaka umwe narabibitse, noneho nongera kubyubura vuba nga nta n'imyaka inishize. Wabibikiye? Mbitegura mbifata, ntabwo numvaga nzandika igitabo, nagira ngo nzabiha Minisiteri y'Amashuri Makuru n'Ubushakashatsi ibyongere kubyifite bya muri hano bikomereze. Nyuma rero haje ku bintu by'intambara, ibyo bigenda nabi, sinongeye no gutekereza ibyo bintu. Aho ntangiye kongera kwandika rero ku bitabo nanabanje ibingibi biri hano imbere bindi, naje kwibuka ko mfite insigamugani nta muntu nazihaye, ntagize gute zagiraga icyo gihe nko kuri 80 ndabereka nzishakiraho izindi zazindi, noneho nkomeze ubushakashatsi zisohore. Ubwo rero ntabwo nava ko ari imyaka myinshi cyane, mbere muri 80 nakangaye, yenda hamwe nabyita nk'imyaka 6 ufashe nk'ibiri yo muri za 80 n'ine yo muri imyaka ishize. Niko navuga. Turagana ku musozo w'ikiganiro. Zimwe mu nsigamugani zirimo hano ni imvugo abantu bamenyereye, nk'iyo twavuze ngo yigize inyana y'imbwa, kwirinda ibya rubanda, itahe n'ubusa, harimo n'izindi nyinshi wagiye ugarukaho abantu bamenyereye kumva: inda yasumbye indagu, incyuro mbi yashubije nkundi iwabo. Ibyo byose Imana yirwa handi gataha i Rwanda. Ibi byose wagiye wandika usanga ari ibintu abantu bakunze gukoresha batabizi, imvugo bakoresha batabizi, batazi inkomoko zazo. Iki gitabo se wacyanditse utekereza ko kizagera kuri indi? Kuko muri hano bigaragara ko asa n'uwari warandikiye amashuri, icyo gitabo cye gisa n'icyanagarukiye mu mashuri. We wanditse utekereza ndi? Nanditse ntekereza kuva ku mwana w'umunyarwanda uvutse uri mu Rwanda no kugeza ku waba ashaje ari umusaza waba uri mu mahanga. Binashobotse hari n'umuzungu ugeze kuza afata ziriya za muri hano azihindura mu Gifaransa, yandika igitabo cyazo yanditse mu Gifaransa. Bwa mbere na mbere n'uwitwa umunyarwanda wese n'umurundi, kuko ari izo duhuriyeho n'abarundi, no kongera n'undi muntu wese byashimisha ku isi. Nta muntu umwe n'uvise wavuyemo, nta muntu umwe nakuyemo nandika igitabo. Zibageraho niba nanditse igitabo kikagurishwa, biragurishwa mu maribrori, haba mu Kirezi, haba muri Caritas, haba n'ahandi no hanze tuzabihageza, no mu mashuri bizanagerayo. Ubwo muri ubwo buryo bwo kugira ngo tubigeze ku bantu n'umucuruzi nta wundi no kugurisha. Abakurikira iki kiganiro
nyuma bakunda kubaza ngo cya gitabo kigura gute? Iki cyawe kiragura ngahe? gifite amapaje 370 kigurumbi 15 ubu ngubu 15 y'amanyarwanda. Iyo mukurikiranye hirya no hino mushaka kumenya amakuru y'uko izo nzu zigurisha ibitabo musanga kiri mu byitabiriye kugurwa? Ubu nta mezi anarashira, ariko mu maraporo nagiye mbona hagiye kugurwa ibitabo bigera 90, ariko kandi umva ko nta rwantu bakakimenya. Ubona uyu murimo wo kwandika watunga umuntu? Ni umurimo utunze nyirawo cyangwa ukora usaguye uyu mwanya ni ngewe utunze? Ubu ni wowe utunze uwo murimo? Ni ngewe utunze uyu nguyu. Nturagera igihe cyo kugutunga? Uzantunga ariko ufite ibyo byiringiro? Uzantunga uko biterwa n'ibyanditswe uko iki gitabo kizagurwa n'ibindi bizagurwa. Uzadutunga nta gushidikanya. Ikibazo cya nyuma Bwana Nyirishema, ubuheta bw'iki gitabo cy'insigamigani amateka y'u Rwanda mu murage w'insigamigani nshya, ubuheta bwacyo buzasohoka ryari? Ni igitabo kirangiye ubu ngubu, ni igitabo kirangiye rwose mu buryo bwo kwa by'imyandikire. Bidatinze rwose numva kitarenza mu kwa gatandatu mwaka utaha kidasohotse. Murakoze cyane, murakoze namwe inshuti mukuri iki biganiro bya televiziyo y'u Rwanda. Twari kumwe na Bwana Nyirishema Celestine. Igitabo cye n'amateka y'u Rwanda n'umurage asiga binyuze mu nsigamigani. Murabyumvise ati uyu murimo kugeza ubu ninjye uwutunze, ariko ndizera ko uzagera ukantunga. Nk'uko abivuze rero, mu mivugire, mu byo abantu bagenda baganira bibwira ngo baratebya cyangwa se ibitubaho byose bishobora gusiga umugani, ugasiga umugani, ariko nanone ngira ngo ntawakwifuza gusiga inkuru mbi cyangwa umugani mubi. Muri aba yavuzeho hari abagiye basiga babaye insigamugani nziza, wakwigiraho ubutwari, wakwigiraho kwiyubaha, wakwigiraho kubahana, wakwigiraho gukunda igihugu. Ariko hari n'abagiye basiga insigamugani babaye insigamugani mbi, ari byo umwe mu bahanzi bubu yavuze ngo wabusize nkuru kimusozi. Reka rero tubashimire naho ubutaha.